Ariya tubona imodoka iduciyeho ifite imbaraga nyinshi cyane. Ngira mugenzi twa twice nawe yatibwe ino modoka iramara abantu. None twebwe duhita duhindukira tureba ku cyapa, tabahita gonga icyapa. Tugiye kubona ikatira icyapa, kibara gukatira icyapa yesijya cyese izamuka. Kimara kwihengeka birenduka munsi y'umukingo. Nta wari kurokoka. Yari ifite umuvuduko uteye ubwoba. Nta muntu wari kuko twebwe twanagiyemo hariya dushaka kugerageza ngo imodoka tureke ko twayikoresha amaboko kuko hahise haza abantu benshi no dushyiraho n'imbaraga turegura biranga. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ibereye hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga. Imodoka iri mu bwoko bwa Fuso igonganye n'imodoka iri mu bwoko bwa Kwasiteri bigonganiye hano Gahanga munsi ya Simba nshyashya yubatswe hano Gahanga. Imodoka yavaga Bugesera yerekera umujyi wa Kigali n'imodoka yavaga Kigali yerekera mu karere ka Bugesera bije kugonganira hano Gahanga, birangira batatu bakomeretse, umwe ahabura ubuzima. Iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa. Ariko umushoferi warutwaye imodoka iri mu bwoko bwa Fuso warujyanye amakara niwe amakosa menshi ariho kubera ko adepashije binyuranyije n'amategeko, birangira ahise agonga iyi modoka iri mu bwoko bwa Kwasiteri yarizanye abagenzi ibajyanye muri gare ya Nyabugogo, birangira ayikubise imodoka ihinduka ubureti. Kubw'amahirwe hakomerekamo abantu batatu, umwe niwe wahaburiye ubuzima uretse n'undi wakomeretse bikabije ukuguru kugacikaho. Iyi mpanuka yarijije benshi. Abaturage babonye iyi mpanuka bavuga yuko iyi mpanuka iteye ubwoba kugeza amagenga y'umuhanda wa Gahanga. Amaraso ni menshi mu muhanda. Ako kanyesa hamagarwa imbangukiragutabara byihutirwa iza kuvura abakomerekeye mwino mpanuka kugira ngo ihagarike amaraso bataza kubura ubuzima kubera kuva amaraso menshi bikarangira bitabye Imana. Nibwo imbangukiragutabara yazaga, batatu baracungurwa, ambirasi ibitaho neza cyane, ibakubita ikintu cyitwa igipfuko kugira ngo amaraso areke kuva ari menshi. Uwacitse akaboko imbangukiragutabara yabanje kumwirukankana byihutirwa kugira ngo bamugeze ku bitaro byihutirwa kuko bari bamaze kumuhereza ubutabazi bw'ibanze. Nibwo ambirasi hahise hoherezwa indi byihutirwa, ihageze isanga babiri baracyahumeka ariko undi yashijemo umwuka. Ako kanya polisi ishinzwe impanuka, polisi yo mu muhanda traffic polisi yahise ihamagarwa byihutirwa iza yirukanka kugira ngo ipime impanuka. Mu kuhagera yasanze umushoferi arutwaye iyi modoka iri mu bwoko bwa Fuso yanyoye ibisindisha. Nibwo iyi modoka yahise ihamagarwa breakdown. Uyu mugabo nawe bahita bamukubita ipingu bamujyana kumufunga kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha. Nyaboneka gutwara imodoka yanyoye ibisindisha birakaze kandi ni ibintu bikakaye cyane kubera ko impamvu iyo ufashwe uhanishwa amafaranga angana na miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ndetse ugafungwa n'amezi 6 cyangwa amezi 3. Uvuze ngo hagati y'amezi 3 n'amezi 6 kubera ubugoryi bwawe bwo gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha, ndetse ukahindukira ugakora n'ikosa ry'uko wanagonze umuntu akahaburira ubuzima, bamwatse ibyangombwa bye azajya kubifata ari uko hadekaraye kugira ngo bano bakomerekeye mwino mpanuka babashe kwitabwaho ndetse n'umuryango wabuze uwabo bahabwe impoza marira. Nguko rero iyi ni impanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, ni impanuka yarijije benshi, ni impanuka benshi babonye imitima irabarya, abandi barahamuka, abandi bifata ku munwa. Iyi ni impanuka izandikwa mu mateka y'u Rwanda. Iyi ni impanuka ibaye mu mwaka wa 2026 ikomeye cyane. Iyi ni impanuka rero ishobora kuba yatetije abantu benshi cyane. Iyi mpanuka izajya ku rutonde rwa polisi rw'impanuka yabaye. Umushoferi hangiye bisindisha byinshi cyane bikarangira bamushyizeho agapimo kakenda guturika. Ibi ngibi polisi yabitangaje ivuga yuko uyu mugabo yakoze amakosa akomeye cyane, bityo gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha buriya ni ibintu bikomeye cyane kandi ni ibintu bikaze cyane kubera ko iyi mpanuka ubundi bavuga yuko yatewe n'inzoga. Ntabwo iyi mpanuka ari uburangare bw'umushoferi, ubwo impanuka yabaye ku bushake bw'umushoferi, niko polisi ishinzwe impanuka yahise itangaza. Bavuga yuko iyi mpanuka yatewe n'ubusinzi bw'umushoferi, ntabwo bavuga yuko iyi mpanuka yabaye ku burangare bw'umushoferi cyangwa uko imodoka yabuze feri. Bavuga yuko impanuka yabaye
ku bushake bwa shoferi. Abaturage babonye impanuka basobanura mwabona uburyo bavuga ko impanuka yari ikanganye ari iteye ubwoba, imodoka yirukangaga cyane imba yafashe feri bikanga mu kudepasa, ndetse bihita bihura n'imodoka yindi iri mu bwoko bwa Coaster nayo iri kudepasa, ariko yadepasirizaga aho byemewe bicacaniramo hagati, ariko impamvu amakosa menshi yagiye kuyunguyu nuko yari yanyoye ibisindisha kandi yari yadepashije aho bitemewe n'amategeko, yadepashirije ubutamoso. Urabona ko uyu muhanda wa Gahanga ufite ibyerekezo bitatu, yerekejaga mu cyerekezo cy'uburyo niho yagiye kudepasiriza bihura n'indi modoka nayo yasaze irimo yirukanka bya hatari, birangira rero bihise bikora impanuka nk'iyo ngiyo. Modoka yasaze urumva ko yari mu bwoko bwa Coaster, birangira nyine bigonganye, birangira hakomerekeyemo abantu batatu, birangira umwe ahaburiye ubuzima. Iyi mpanuka nuko yagenze. Ngiye nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Ni ibirego bwa mbere gize kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, nyaboneka ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi